nimba data hari ibyo yihanganira, data umbyara, data ukubyara wowe, akakwihanganira, akakuba hafi, ugakora amakosa akakwihanganira, Imana yaburite kwihangana kandi ari Imana. Hari ibyo tubamo, hari ubuzima tubamo, Imana ikihangana. Birashoboka ko wagira abagore benshi, ukabanabyaraho n'abana, ba bana bakavamo n'abakristo, babakozi b'Imana rwose, bagakorera Imana, bakabohoka kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Cyagihe hari ku musaraba bakavuga ngo byose birarangiye, ariko ingaruka z'ibintu wagiye urema bihabanye, by'ibihabane, bya bindi wangije amategeko y'umwuka w'Imana. Kuko nimba bavuga hano amategeko y'igihugu atemera ko umugabo agira abagore benshi, hari ubumwe bw'igihugu baba basigasira. Ubumwe bw'igihugu bwubakwa n'abanyagihugu, ntabwo bwubakwa n'abanyamahanga, bwubakwa n'abanyagihugu. Nimba rero sahizi mu Rwanda amategeko atemera umugabo ufite abagore benshi, hari ubumwe baba bari kurengera, hari imbaraga z'igihugu basigasira kugira ngo hatagira ibyangirika. Wowe ubirenzeho rero uzikorera amakimbirane ya bwa bushobozi bya bindi utemerewe gukora kubera ubushobozi ufite, kuko abagabo bafite abagore benshi usanga batabifitiye ubushobozi.